dusome ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya muri Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Mose, Tangiriro 15 ku murongo waho wa mbere. Turataruka dusome umurongo waho wa karindwi, tutaruke dusome wa 12 wa 13, babwira handi dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Itangiriro igice cya 15 ku murongo waho wa mbere, haranditswe ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu witinya, ninjye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Tuvuge ngo amen. Ingororano ingana iki? Murongo wa karindwi reka tubihore, muraza kusoma ni mu mwanya mugeze mu rugo. Dusome ku murongo waho wa 12. Haranditswe ngo ku kirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi uramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Imana ibiturinde. Tuvuge ngo Imana ibiturinde. Reka twese dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Mbibutse ko n'intego y'iki giterane iri hano muri Matayo 24 ku murongo wa 42 kugeza ku wa 44. Gusa ijambo intego y'igiterane ivuga kuba maso, ivuga kuba nibyo bidukwiriye. Dusome rero igice cya 25 ku murongo waho wa 5. Turataruka dusome wa 13, babwira hano dusoreza muri Mariko. Matayo 25 ku murongo wa 5 baranditse ngo umukwe atinze, bose barabonekera barasinzira, twebwe Imana igiye kuba maso. 13 nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa iki. Tuvuge ngo amen. Soreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 10 ku murongo wa 46. Haranditswe ngo nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timari witwaga Bartolomayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. 47 yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, babarira. Biragute? Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, babarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko ngugererane? Amen. Urashaka ko ngugererane? Buri muntu wese arabivuga bitewe na komande ashaka gutanga. Urashaka ko ngugererane? Ntabwo ari icyifuzo rusange, ni icya buri muntu. Urashaka ko ngugererane? Mwakira ijambo ry'Imana. N'abantu bari kubyikiriza. Mwakira ijambo ry'Imana. Murangwa n'uko Imana icyubahiro. Reka ibyo mpemende byo. Iyo wagiye guha Imana icyubahiro, ukazamura ukuboko kumwe kandi ufite amaboko abiri, umubwire Imana ngo kugusigaye niyo wagukuraho nta kibazo na gato. Iyo uri kubona uko gusigaye kuvuyeho utagira ikibazo, ureke kukuzamura. Ariko abakigira amaboko yazamure. Uze mu mafiyeri nyabo, nibiri Imana ntibaba amafiyeri. Ukomere Imana amashyo hejuru kumva.
magambo make duprofita amanywa yacu umuntu akora ku manywa umuntu akora ajyanye mushubu bwagiye bwiriraho abantu tureba bubiriraho tugize gutya burira barabwabo nta muntu wemeye kurenza saa 12 burira saa 11:50 imodoka zikagongana nyiraya kahise gatide yazaga mu gitondo kugira ngo ntare kuzitanga muvuge ngo burira ayowe bwarije abagore bakarara muri stade kandi baturanye nayo unakarara hafi y'urugo rwe kubera atashobora kwambuka umuhanda kwambuka iki nabatangariza ko mukwiriye gukoresha amanywa yanyu hari n'abandi bwiriyeho ukabona umuntu aparitse imodoka aje mu nama bakamubwira bati imyanzuro y'inama parika imodoka usige na kontaje usubire mu rugo uhereye none akazi kararangiye kandi imyanzuro bakayisoma zikiri saa 6 akavuga ati wongereyeho pepepepe umuntu ajyanye imodoka y'akazi bamwamurika ku kazi n'imodoka bayisigaho ahagarara ku muhanda akajya n'abandi abantu ati hajya bategana gute abandi batiti notindu zabimenya iyo bwije ntawe umenya uko bagira gute ariko utangira ubyiga ujya kureba ngo hajya ni guca kubera yaramenye ngo shoferi tugenda nibwira uzamenya uko bateka twagira ngo umuhungu witwa Rwanda Shakara w'imbaga yaze kwitsa akavuga ngo utarahura simwifurije guhura ukabona umuntu ubwiriyeho ukabona umuntu ubwiriyeho ukabona umucuruzi ubwiriyeho ukabona umugore ubwiriyeho ukabona umugabo ubwiriyeho ukabona umukozi wa leta bugize gute umukozi wa leta ubwiriyeho nta cyaha yakoze bagiye tubona ukabona ababurugumesitiri bagendana imfunguzo ariko umunsi umwe hari inama bati komini zivuyeho ati zigeze gute ubwo abakonsiye nabo bagendananye inkoni mu dusantire bati mwiruke konsiye yaje bati na segiteri muba mugize gute se burira niba hari ibintu na leta itahagarika nuko bwira mu bindi sitafite uburenganzira mu bindi sitaremera inama mu myanzuro itaboneka muri guverinoma tukubabwira ngo muhumurije n'ubuzira natwe ntatwabyemera twavuga tuti muratubeshe buzira kugira ngo bwire kandi buce biri muri sisiteme y'Imana kugira ngo bwire kandi buce ntabwo bisaba ko mu isi babigira mu ruhare ubu mu kanya ya manwa nta muramenye yagiye kandi umwijima nawo ubu ntatuzi yuri ariko byanga bikunda ntawe uhamagaye uragira gute niyo waba ufite amatara umwijima uraza bivuga ngo hari ibintu byanga bikunda bisaba ariko bene data maze imisi mfite ikigisho kivuga ngo uzakenera Imana mu bicutikana iyo uzakenera Imana muzira byanga byakuba tujye tureka ibintu byo kwikirigita ngo duseke mureke twige ibintu by'abantu bakuze kwigora mu nyigisho zimeze nk'iz'abana Imana idufashe abasenga mu nsengero ninjye safuriya irimo ibiryo mugiye kurya kandi namwe amasengesho yanyu n'ingwi uko mugenda mwohereza amasengesho nanjye ndakozamo ikirushi narure bihiye kandi kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana ubu naho nasoza ringiri mvuze ryageraho rigeze rikera imbuto nyinshi riguye mu butaka bwiza turabizi nubwo ari twe binyuramo nyiragera riherekeza Bibiliya uko ivuze
gusuka ariko iyo bwije iyo ugize gute iyo bwije ukwiriraho ku buryo unyura ku muntu wawe hana gupepere utavuga ngo pepere batagira muraziranye kubera ko bwagize gute ariko icyo ngundira Yesu haleluya na nijoro arakora na nijoro agira gute ayewe nasomye Bibiliya nsanga n'ibintu byinshi yaragiye abikora nijoro yagiye abikora cyane cyo ngibyo nta nasomye bakambyihorera ariko nanigiye guhita mbabwira ko yakuye Petero muri gereza ryari yamukuyemo cyane Paulo na Silas abasohora bojyana ngo mbese se tugere Yesu ni ukora ijoro bishatse kuvuga ngo igihe abandi badafite icyo gukora Yesu arakora igihe abandi bavuga bati ntudutelefone batamenya ko tuvukana Yesu aravuga Yesu aragusura mu gihe abandi bavuga ati nta mwanya wo kuza iwawe dufite hari kera Yesu araza akakubwira ngo ni kumwe niyo waba wicara ku kijerekani Yesu akubwira ko ari kumwe nawe Yesu niyo waba wicara ku itafari ry'inkarakara arakubwira ngo ni kumwe ati yeme daje iyo byumva babyumva niko gafashwa ni haleluya niko gafashwa ni nanjye byumva iyo bivuze iyo ndabivuze nanjye mafite amatsiko ndagira ngo mbabwire amasezerano yo kumanywa hano mu Itangiriro 15 Imana rimaze imisi y'amana ya Burahamu imuhamagara ku manywa y'ihangu imuhamagara imukura muri Uriya wa Kaludaya iramuzana imujyana mu gihugu izamwereka avayo bifite isano no kuva muri Uriya bifite isano no kuva mu byaha ararombereza agira gute akomeza mu gihugu Imana imweretse kuko natwe twagize gute ariko umunsi umwe Aburahamu n'umugore wa Sarayi ngo bari kugenda muri icyo gihugu cy'ikidaturwa ngo baricara baravuga ngo iyi Mana yaduhamagaye izatujyana izatugezaho ese ibi bintu biri mwiki niko kera twateraga udukwavu twakera zahamba na tuzitari zaza ariko twagiraga abapantekote bose uragumuka bagahindura amakorasi mu cyumba cy'amasengesho ukumva umuntu aravuga ati nyemerera Mana nyemerera nkubaze iherezo ry'uru rugendo tuzabona mwike kuba nyemerera twumvikane kubaza hari mwiki undi nawe akavuga ati harimo akabanga harimo akabanga oye Nicolas Lembe kutari gusoma misa hata Nicolas no gusoma misa ariko mugitera nibigeze gute baragenda ubundi umugore baricara baragasanya bati Yesu cy'uru rugendo tuzabona mwiki tituhetse titutuma kwishuri titurebe inama y'ababyeyi sibibateye ikirizo bihorere neza ariko none
se hari mwinshi mutwaye kondo n'ubyukira n'ibindi batukanziga mu mashuka nimugoroba mugiye mu y'abagabo hari mwinshi sobanurira abantu bagatekereza kamuka mugani wese ngo rushinge rukamanuka waje kugera muri zero Uwiteka agahita avuga ati barancitse aravuga ati bamanukanye akaza yasanga bambaye utaragera mu kibaya akavuga ati bigeze urama ati ni buhoro Uwiteka ati ngwino tuvugane ati ko ndi kumwe na Sara ati mureka barateka ngwino hanze Uwiteka ngo akavuza atakaboko akamujyana hanze akamubwira ati bari nyenyeri eshanu umunani cumi n'itandatu aho ndi kuva ndi gusiga nziba zigasanga izindi zahaje Uwiteka tukoni kurubyarwa kurumara bitazashoboka Aburahamu agasubira mu ati Imana we Imana Sara ati kusohotse uri dawuni ukavuga rusiruni ese nayo muvuganye mu kigo ndikubona ugeranye nayo mu isoko nguzanye ikote ugeranye nayo kuri depo nguzanye umuceri ko numvishe mwongoreranye wane Abraham ati bisubiyemo Fikamesa atereka n'icumbira umutsima ibyawe nayo Abraham ati ndakwinginze reka nkubwire icyo tuvuganye iramwe ngo ndarame bari nyenyeri ati munyenyeri namukora menshi ati kumva ikivuyemo uvuze ku rubyaro rwacu ariko uzanana kandi birangiye noneho ntakigiye mu materaniro yo ku cyumweru gusa nzanatsinda yo hazaba n'igitera Sara ati kubona inyenyeri zivuye mu gitera Abraham ati noneho ntabwo ubwitozi uburyo uzaza kwipimisha kibo nderabuzima sihatabakwa naho ubusura byemeye Abraham ati remeza uko mfise bizera tuzegira ngo Bibiliya ivuga uko kwizera wita kumuhanira gukira Imana iramubwira ngo kandi Imana twiyamye gutinya twongere gutinya nigenda bigukingira kandi ibi bintu nakuzanyemo birimo akato uhumure hari n'ingororano nyinshi kandi zigize gute zikomeye mujye mutandukanye ingororano gusa n'ingororano ikomeye Aburahamu avuze Petero aravuga ati Mana uri Imana aravuga ati ntawuhanye nawe aravuga ati Mana si rimwe kandi si kabiri nagiye mbona neza yawe iyo minsi indirimbo yahigeje zibarika aba mu mavuta abahehe Abraham we n'Imana barabana Imana yageze kuri karindwi irongera isubiramo irongera kubwira ngo ninje Uwiteka wakuvanye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakugeze zakurage iki gihugu Abraham ati harimo n'imirage myinshi abavuga Imana yongeye imaze kuvugana nawe agenda igusigira ijambo cy'igendera Abraham baguma muri ayo mavuta Abraham bataka gukoresha ubwenge aravuga ati Mana ndarambiwe guhora bandiye gute murajenga ndarambiwe guhora uza ukanguruka nzara mu kinyenyeri n'imisenyi nshaka kufutura ndashaka kumenyesha umugambi wawe umenyesha umugambi mbwira ibintu uzankorera mbimenye ndepete mbizi senge mbizi ndura amaturo mbizi ndashaka ko turi benshi hano menyesha umugambi wawe kuri iki Mana iravugisha umugabo pe maze kugendera mu kigali maze kugenda hino kubwira Dima niba ushaka ko kumenyesha umugambi wawe menyera iherezo mu itangi genda utegure igicaniro ushireho iki ikwiho numara gushyiraho iki urebe ibuguma urebe mu matungo yawe irimeze neza urikureho uritemagu ushyire ku bikumbi ukoze mu muriro ubundi utarakoza mu muriro
nico ndavugiraho ijambo ry'Uwiteka. Aburahamu ati nta kintu nsabye ndafite, ntacyo nsabye ndagize gute, aravuga ati ari inkwi ndazifite, nimutareba hano ndabyibona, ari inkwi ngize gute, ari n'ibuguma ngize gute, ari nanjye ndaha. Ngo aragenda yubakira igicaniro ashyiraho inkwi, azana ibuguma ashyiraho ku nkwi, ubundi ngo ararinda yari yakwiyeho ibintu binyatsa ngo ahera mu gitondo, ahera cyane ngo inkongoro nazaho zari ziri. Reka mbabwire, ndagira ngo mbabwire, hari ahantu inkongoro zikunda n'aho ibitukura biri, hari ahantu abadayimoni bakunda buriya ntabwo uzakubesha ngo mu kabari haba abadayimoni bakora iki bagushe ko aba ariyo baguye. Ntabwo abadayimoni bakiri gukora ibyiza wowe bakibana ko bose babafite. Abadayimoni niyo mpamvu bakunda kuba mu materaniro y'abera, niho baba bashaka uwo badafite, ariko aho bafite ntibahaba. Inkongoro ziraterana ziravuga zitayikuyeho uruhumwe, yezayituze ku gasozi yambaye kamugitima mu kutanga amababa, unateka n'umuramanuka afite ikibando ntabwo namukiza. Inkongoro yambaye kamugitima kinarenze abramati stoka ashaka kuvugana n'Imana. Yambaye biramanuka aragurutsa, iza saa yine ziraza agira gute, iza saa tanu ziraza agira gute, iza saa saba aragurutsa, iza saa munani aragurutsa, iza saa 10 aragurutsa, ngo bigeze saa 11 aragurutsa, ngo bigeze ku kirengarenga. Niyo bakigurutsa ku kirengarenga, ingomba ziti mwiherere tumuteze nimugoroba, tumuteze ryari, turiya tubaraga tuzashira, ziriya haleluya zizamuva vuga, amakorasi azamuhiramo, barayoboye bizashira, tumuteze ku kirengarenga. Ngo bigeze ku kirengarenga, Aburahamu yari afite ikibando, ngo yumve ibitotsi biramufasha. Ibitotsi bigize gute, iyo wasinzira agatotsi karamufata, inkongoro ziti mumanuke yasinziye, mumanuke yagize gute, yambere guza buhoro buhoro, ibona n'akaboko ntikakigera uca, ibiraje ibona n'akaguru ntikakigusha, inkongoro iramanuka atari kubibona, iramanuka no ku gitambo, ihita ihakandagira, ibona ntashe. Ziravuga iti kugira ngo tumwereke ko yadutesheje umutwe, ntabwo turakijya gusa turakinya. Izirobone bwazo rero igihe wahereye ugurutsa abonane, ugurutsa abana akabatura, ubu niho bikomeye. Abantu bese inkongoro ndetse no kukirya zikinyaho, zitaha amatoto, kandi ngo zikikigeraho Imana yarigeze mu hafi igiye kuhagera. Aburahamu aravuga ati igitoto, izi nyama zamanutse gute, Imana ituvuga iti biteze. Aburahamu iyo uza kare aravuga ati siniweho umpa ahone kuza, ariko nawe se nino ukeneye. Ntibafashe amafoto ntabwo zacangana n'inyuma, urutega tubyazakina ndabizi, ariko narakoze ubukwe kandi mukora nambaye imyenda myiza hejuru Imana icumi, urutega ati iby'umwuka ntabwo tubivuyemo, ariko nagiye no kuri Kanyarira ati cyo genda byirenge nshaka kugira ngo tuvugane uraha nanjye umeze ute. Ibyo kwiga uvuga ko twebwe batukiri iminembwe uhora yigiye, batukiri abakobwa ubuzima babaiki no, imirimo ya nyuma niyo uzahejwe iya mbere. Ibyo kwiga uvuga ko tukirasare ngo twasenga irindwi umusore muyingaye. Imana ko uravugana mu rurimi uyu munsi, Imana iravugana nawe uko umeze uyu munsi.
uko umeze uyu munsi haba Imana yuri ubwenge. Imana iramubwira itumva Abraham tumefika kuba hera mfano chata ugakomeza awekakate mpaka na ndio umusenda kugira kukireba mtoto musee unashira kumuriro hava mumotsi haravami iki ufite ibingomo zisigaje ariko none ndubite mwana tije ariko cyane saa 10 zitaraje umati za 10 na ubiye Mereka tanah itu mengecil, sehingga rumah banyak jumlah. Kalau semua ni, kalau tak cukup, tema fata, ni dah tak nyoi. Betul ni semua. Original ni kan boleh sah semua. Kalau tak cukup, kalau fata ni, kalau nak sih kalau jadi itu sekarang. Ikinyabiziga nicyo kigira impact igipa wakira.